baby baby simukundira money. Sexy sexy sinshaka abandi bamasai. Iyo ndwaye aramfumbata aye akamfureba. Niyo ndita my good vibes baziko nzimanika tanzamenya ubushita nkorera inyuma umuwari inyuma sawa line bazo nibyo mbarusha baziko nzimanika tanzamenya ubushita nkorera inyuma umuwari inyuma sawa line bazo nibyo mbarusha ntibazi yuko mbizi ndabizi yuko nawe yaguhaye nibazi yuko mbizi ndabizi yuko tumusharinga nutangira gukora ukaba proving wrong ndagusezeranya ko buri muntu wese wakubwiye ko ibintu uri gukora atari byo ibintu uri gukora biri mu murongo mubi arakugarukira kandi akugarukira we nta zindi mbaraga ushyizemo wowe ikintu ugomba gukora kora ikintu uzi ko ushoboye kandi ugikore neza ugikore neza your best more than your best then you prove them wrong rero numara gukora icyo ngicyo nta nyine for the first baragukriticize ariko nyuma na nyuma wa muntu wakubwiye ngo ntibishoboka ntibigira gutya niwe ugaruka akakubwira wow you did it. Uramutse kuba mwiza babifungira bafunga imyaka ingahe? Kuba mwiza babifungira nafunga imyaka ingahe? Ntafunga burundu. Okay. I just wanna kiss you. I just wanna feel your essence in my veins. Unyongerera imitsi iyo kuguma kwisi. You're so romantic. I love it. Wow. Together mean forever. Together mean forever. Together mean forever, forever. Together mean forever. Together mean forever. Together mean forever, forever and ever. Tubahaye ikaze bifurije impagarike n'ubugingo ubuzima buzira umuze diaspora kumera zisi zose aho mudukurikiye mbibutsa gukora like share and subscribe. Yes, mu gihe kitari icya kera ejo bundi cyane yadukubise banga ari kumwe na Alinsan. Yes, ni umuririmbyi mwiza cyane umwe mu bataramyi beza bafite amajwi meza hano mu Rwanda. Turakwakiriye cyane ntagiye muri byinshi. Turakwakiriye Kelia. Murakoze. Harya burane ejo bundi hajya umwaka nturenga. Ngewe ko nkukurikirana ni buri munsi. Buri munsi murankukurikirana. Okay. Ubwo nibyo ntago wambeshye. Murakoze kutwakira. Kelia umeze gute? Meze bom? Sure. Akomeye. Ndabona umeze neza Ndashima Imana. Basanga amafaranga wamayo makeya. Aho mfite nayanjye ntago ndasagurira amasoko. Yego. Ndacyafite kwita. Nta mujene wa kumukobwa amafaranga. Namahano. Mwaraduhindutse. Mwaraduhindutse ibintu byabaye. Ngaho twahereye da. So Kelia afitanye indirimbo na Alinsan, imwe mu ndirimbo zatopinze amacatsi cyane hano mu Rwanda even no mu karere. Bayita ndabizi sibyo? Yes. Nyuma yaho akora n'indi bita Together. Afite indirimbo nyinshi. Ese Kelia? Karame. Ndagira ngo ndewe byarantunguye abantu benshi barakuzi. Ari abagenzi banjye n'umubwira nti nzakira Kelia ejo bundi numva barakuzi. Ariko se kubera iki tutakubona ku mateleviziyo buri kanya ku radio bagutumira wahunze media bimeze bite? Nayihunga nkajya he ntago nanjye nzi impamvu. Really? Kuri pe. Cyangwa ntago baragushyira ku ibere ngo media ngisigaye ishyira abantu ku ibere. Yewe yabaranshukije bakancutsa ntaranonka. Ariko umuntu acuka agacuka ataranonka. Nta nubwo wonse. Akaragara nonye. So katugaruka ku rugendo rwawe rw'umuziki. Nkuzi nk'umuhanzi. Particularly nkuzi nanone nk'umutaramyi. Iyo mvuze umutaramyi de wa muntu ujya kuririmba muri Gala Night wenda yaba president abayobozi nakabateranye ushobora kuririmba mu kiraka cy'ubukwe ushobora kuririmba place runaka agakora gig.
so nkuzi muri uburyo bwose ariko urugendo rw'umuziki aho watangiye n'icyo watangiye muri ibyo bibiri wahereyeho ntago mbizi aho ngaho naba nkubeshye tuganize gato ku rugendo nahereye kuri icyo cya kabiri usorejeho watangiye utaramira abantu nahereye mu gukora nyine haryo ubwo babyita iki gukora gusubiramo indirimbo z'abandi gusubiramo indirimbo amacovers mu maseremonies atandukanye kujya muri studio byo byaje nyuma kuko byo urumva ibyo byo gukora amacovers cyangwa se gukora indirimbo mu bukwe cyangwa se mu mahoteli byo ndumva nabitangiye 2019 2018 ho nari na joininze band mu mwaka uri kurangira tukajya dukorana ama repetition ariko kwinjira mu kazi neza nakinjiye mu 2019 mba 2019 nibwo natangiye gukora nibwo natangiye kubona ibiraka gake gake nyine ngenda namenye uko ikibuga kimeze so studio yo nayigiyemo 2020 twagiye muri covid tumara igihe tudakora nta maseremonies ahari ariko kwa kundi igihe total lockdown yari ivuyeho nibwo nagiye muri studio nibwo natangiye kujoininga studio ako still n'ubundi indirimbo yanjye ya mbere nayisohoye 2021 really ko nabonye ufite indirimbo nyinshi ntabwo waratangiye na 21 nicyo gihe waje ufite umuvuduko udasanzwe nicyo gihe ko kugeza ubu mfite single hanze indirimbo 5 ziri single na album igizwe n'indirimbo 8 no way abanyarwanda bagomba kumva umuziki wawe Kelia nawe ntabwo nari ko wasohoye byonyine na album gusa nabonye barabitangaje mfite album wenda akenshi kubera abantu basigaye bamenyereye kureba ikintu cyane gifite wenda video maybe ko ariyo mpamvu abantu bacyari bo babizi iracyari audio ndacyareba uburyo nagenda nkora video y'indirimbo imwe kuri imwe nizo process ndimo ubu ngubu ariko iyo yarasohotse maze n'igihe amezi abiri ashobora kuba agiye gushira aciye iminsi nose kujya muri studio noneho byaje kuza gute uri muri wa muziki wo gutarama ko mutaramyi byaje ryari mbere kujya muri studio 2021 mbere yuko njya muri studio ubusanzwe nyine umva nakoraga izo kuba nabona nk'ubukwe nkajya kuririmbamo kuba najya kuririmba muri hotel muri ceremony nyine zitandukanye ariko muri ibyo ngibyo nyine mo hagati na hagati hari igihe nk'umuntu yambwiraga nkajya kumukorera nk'ama backups muri studio ariko nyine dreams zo gukora indirimbo zanjye it was so far away byari biri kure cyane ntago nyine utangiye utarama wumva utazajya muri studio numvaga nazajya muri studio kubera se utari wagera kuri full potential urumva rero muri covid igisa nkaho igabanyije bari kwibikorwa bimwe na bimwe hari umuntu twakoranye ikiganiro bwa mbere like nari mfite skills ho gakeya kuri guitar ariko zakabaye zarabaye nyinshi kukurumva guhera icyo gihe utayizanye sha batwibye nago mfite skills zihagije ku buryo naza kwicura nyine nakomeje kumenyera kuririmba gusa abantu bari kumfasha gucuranga ndi nko mu rugo nshobora kuririmba indirimbo 1 2 3 like ariko urumva yarampamagaye kuko yarazi ko mfite gitari ko ndayikunda nayiguze ngira na gitari dore ihora ku musego sibana kure yanjye rero yarampamagaye arambwira ngo ngiye kuza dukora ikiganiro ndamubwira mwana ko ari umuntu ufite urubuncurangise ngo ufite gitari ndabizi ntago iyi covid ikihe cyose twamaje muri total lockdown yarangira utafite n'indirimbo zidambwa mwana maje kumenya nk'indirimbo nk'eshatu nkenye ngo nta kibazo ngo turaganira turirimbe neza ni uriya emenyawe ndamubona twakoranye ikiganiro ukunda gusupporting impano cyane urumva niwe twakoranye icyo gihe ndamubwira nti bro ntabwo ibintu biri gukunda arambwira ati hari utuye he ndahamurangira ye kumva numva ngo burya ndi kuzamuka ndavuga ndapfuye noneho so araza ndavuga reka mfunga umwuka nkora ibishoboka ibyo mfite tugiye turakora dukora ndi gucuranga utwo twanjye utwo turimbo duke nari mfite hama ikiganiro nyine kigenda kirebwa n'abantu benshi nibwo
abantu batangiye kunyaprocinga icyo gihe Emmy nyawe n'ubundi niwe wampamagaye still arambwira ngo kuri Kasuku Record bamubwiye ngo barashaka ko tuzakorana, ndamubwira se bigenda gute kuko urumva nimenyereye ya mihanda yanjye yo kujya kugira ikiganiro cyangwa nyuma y'ikiganiro nyine umva ikiganiro twaragikoze tugikora ndi gucuranga ndi gukora indirimbo za bakamariza ko neza zarabigukoreye zarabinkoreye and then ubwo arambwira nyine ngo babaye interested bashaka ko dukorana. I was like ariko nikorera ibintu by'amakava nta kindi kintu nkora. I was not interested kujya gukora ibintu bya art nyine ibaze arambwa we ngwino amafaranga niyo ya mbere mwana nese gukora indirimbo byo niba amafaranga basangiye kuvuga ko nta mafaranga bagira. Yes, noneho rero ubwo nuko byatangiye ndajoyininga kubitangira rero hari ikintu utangira none ugahita ubona ugahita ubikunda kurushaho rero mpita nkomerezaho ndavanze. nuko wisanze muri studio nuko nisanze muri studio ubundi najyaga njya studio bakambwira ngo turirimbe. hari n'umuproducer bita Dizo yari afite studio Kicukiro sinzi nimba kifite nigeze kujyayo turagerageza karimba ariko nkomba ntago kanyoheye. Dizo mu producer w'inzobe muremure uriya niwe nakunda kujya muri studio uko najyaga njya gusupportinga abartiste ku Gatenga like urabona hari ku rusengero rwa Glory utambitse sinzi nimba ari studio umuhanda wo munsi ya sinzi nimba ari studio ubera Imana yijyana hafi niwiwe urumva niyo studio nakundaga kujyamo njyamo rimwe na rimwe bakajya banyemfuransa bakavuga ati nyamara we can do something. I be like no tugerageza gukora akantu ndabona mani Dizo ntabwo ibintu biri kuva ndumva bitaraza neza so nkomeza nifocus ngira ko nari ndi no kwiga icyo gihe nigaga university so ubwo rero icyo gihe ntibya succeeding ariko nyine ubwo urumva after nyuma ya covid nibwo nabitangiye. Icyo gihe nkoramo n'indirimbo nyinshi cause ni album nasohoye nayikoze icyo gihe ariko biba ngombwa kwisohoka muri uno mwaka ubwo nicyo gihe cyari cyo gusohoka so ubwo urumva rero narakoze ariko nyine biba ngombwa ko noneho njya gukora on my own nkomeza noneho kwisupportinga gake mbere yuko tugaruka noneho ku rukundo waje kugira rw'umuziki kugeza n'aho aka kanya usigaye ufeaturinga abahanzi bakomeye ntabwo byoroshye ndabafeaturinga kandi aribo baba bambaye nibo bagufeaturinga baba bambaye ntabwo nzi ubwo context isobanutse neza ntabwo nanjye nzi ibyo ari so rero mbere yuko tuza mbere yuko noneho ukunda studio ukanajyamo noneho byanyabyo kugira ngo aba bahanzi bagufeaturinga nk'uko bivuze ujya kujya muri studio ugiye kubakinga abahanzi so aba bantu bo muri studio akenshi dukunze kumva ngo ntabwo bagira ngo ntabwo bazi kuririmba kuruta abantu baririmba live. Niki cyatumye witinya kandi abantu bazaga kubakinga warabarushaga ubuhanga buri muntu rero bafite kote febre yiwe kandi ngiye numvaga kote febre yanjye ari nini cyane ariko naje gusanga hari abantu benshi n'ubundi bayifite ariko n'ubundi udashobora kumenya ko ayifite ko ntago tuzibera muri studio. Ngiye ntago ndi umwanditsi sinzi kwandika kwandika kwanjye mba numva ntazi ibintu ndimo nshobora kugira akantu ariko nyine nkumva ntago ndetse ndimbo zo ndozandika ko ari nziza kera shamba mfite abantu benshi ba supportinga uzajye kuri buri ndirimbo yanjye muri ntoza muri credits ntago njya nimana credits usa indirimbo umuntu wayanditse abarimo yego indirimbo zanjye ziba ziriho abantu bazandika nimba uzi kwandika rero join me kubera ko aho hantu niho ntashoboye. I can sing but I'm not writer ariko nyine end up nzabikora ntago ncamenye I can hide it kubera ko mbi hidinze ubwo urumva nimba wandika ntago nawe twahura so if you can write you can join me then ibintu byo gucana nawe ibintu by'amafaranga njye se ndayafite uzaze dukora indirimbo ninjiza amafaranga gutekereza indirimbo bisaba umwanya ari n'igihe kenshi ndi kwandika indirimbo ndwara n'umutwe urumva rero agenjugo nayo suzizo maje gukora zose nituzikora amafaranga nayo kugura imiti iki y'umutwe zajya nza nitwaje paracetamol niba ngombwa nze nitwaje bya binini n'ibindi bashyira mu mazi umva nze mbifite reka nkubaze n'amazi muri no industry mbere ko tugera naho waje kuba munini cyane uri munini nubwo nibyo uri munini kuko ntekereza ko ari insano kuguha featuring ntago hari ukuntu waka featuring kuri abahanzi bakuru wanyuze mu nzira ndende ari insano ntekereza ko ari umuntu muziranye no mu buzima busanzwe. So rero mbere ko tuhagera ni izihe struggle wahuye nazo muri uyu muziki kubera ko twagiye twumva abana b'abakobwa benshi cyane bastrugglinga mu buryo bwinshi yaba ari uko ari abakobwa cyangwa se kubera desire bafite kugeraho
umuntu akaba yabikoresha mu bundi buryo mu zindi nyungu kugira ngo abashe kukugeza kuri za nzozi zawe. Ntabwo wigeze urana bino bintu, cyangwa wenda akaba ari nayo mpamvu aka kanya turi kubona tutabona Kelly inshuro nyinshi kuri TV. Bimeze bite? Wanze gucooperatinga? I don't know. Ngewe nizerera muri hard working. So aho nshoboye, uko nshoboye gukora ibikorwa byanjye, nimba mbashije kubona uburyo ndi bwa forwarding audio, nkabona uko nkora video, uko byaba bingoye kose nkayikora. Ibisigaye bari ibisigaye by'aba consumers n'abari bubashe kugeza icyo kintu kuba giconsuminga. So ku ruhande rwanjye aba consumers n'aba distributors ugeze muri gahunda za Bralirwa. Gahunda z'ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. So ku ruhande rwanjye rero nizerera mu gukora, kandi nzi neza ko nkora uko bishobojwe, kubera ko umuntu agenda nyine uko imbaraga ze zingana. So rero ibisigaye only God knows. So Kelly, indirimbo zawe niwe uzishyurira from scratch muri studio n'iki mu mafaranga yawe? Yep. Kubera iki udasikinga aba benefactor? Kubera iki udashaka aba sponsor? Bataraboneka. Ese Uko wabona ugabanga? How you approachinga mwana? Nabyo bikenewe. Nese nabwirwa n'iki ufite amafaranga? Cyangwa uba wihagaze? Oya. Uba wihagaze. Mani hagaze gute ngaho ndangira basi ngiye. Ikintu nibaza se. Nyereka umuntu umuhuze nawe ubundi urebe ngo ndabikurikirana. Tuvugisha ukuri, ntago wambeshya ko nta muntu wigeza ko approachinga. Ndabizi bano basita bari hano hanze, aba sponsors, aba bande tubona n'abantu muhura mu buzima bwa buri munsi, kandi bazi capacity y'Imana. Babona mbishoboye. Ntago gomenya babona mbishoboye, nese ko nukuri nta muramya approachinga ngo wenda ngwanya propose, wenda nsange proposal ntayikunda, cyangwa se mu propose ibyanjye ntawe pe. Nta ruharo bigiramo, ntago bajya kure, kuko no kubegera bikenewe. Buri iyo ukeneye umuntu iyo ari cyo yaguhereza uramwegera, ariko bara nta wamenya wasankera afite amafaranga yo akavuga ati there is no need. Independent lady. I see you. Wambere manager se basi. Kaduhere kuri wo. Nanjye nyeneye manager. Anyways. Okay, ngandangira basi. Turaza kubireba. Gato turebe ngo nda. Cameraman aramambwira ko aziranye n'abantu benshi bashobora kukuzamura. Turaza kuvugana. Aratubwira ni dusoza. Ndakwegera tukimara gusoza rwose, ni wowe nkeneye. Yes, so Kelly. Ubu ngubu umwanya munini se uburi muki? Ndabara uracyari umutaramyi ntiwigeze ubireka. Ntago ndabireka. Ntago wigeze uhitamo uvuga ati ubwo ngiye mu muziki noneho, ntago wageze musange ngo uraryoshye utugumamo. Ese niki cyatumye wumva waba ukiri gukora both byombi? Nukubera ko byose ari umuziki. Ntago kimwe ari ugucuruza wenda inyanya ngo abakiriya b'inyanya baramperana, abo umuziki bambure. Still ni umuziki, kandi ni ibintu ushobora guprograma ukabikora. Bigakunda. Koko event ziba ku mugoroba. Of course urabizi ko ama event aba nijoro. Hari n'izaba ku manywa, ariko why not? Event zaba ku manywa, studio urayiprograma. Studio ntago ari kuvuga ngo ni mu boss nkorera. Nimba uwo boss mukora guhera saa 9 kugera saa 11, ninjye saa 9 arabyanga oya. So urapanga rero, kandi urabizi ko akazi kacu ni gakeya cyane kagutungura. Izo gig zitungurana ziba ari nkeya. Gig zitungurana ziba ari nkeya. Izindi gig zose ubuzizi. Ikindi kandi izo event niso mbasha kubona amafaranga yo kugira ngo nkore none iyo muziki yanjye. So urumva rero ntago ndagera igihe cyo kwireka. Sinzi nimba igihe cyo kwireka kizagera, ko ntekereza ko wenda ahubwo ikintu gishobora kuzamuka ari standard. Urumva iyo umaje kugira standard yo kumenyekana cyane, urumva ntoza standard irazamuka. Ushobora nabwo kutabireka, kuko nimba wenda nagiraga ama gigs yo mu bukwe, ntago umuntu yaguha gigs yo kurimba mu bukwe ngo wange kwikora ngo nuko wabaye umustar. Ahubwo biterwa noneho na condition. Noneho nimba twakoraga gutya twihiringa imihanda, iyo ugize iyo standard yo hejuru umva ikindi bigufasha. So I'm not sure ko nzabireka. Okay. Ubwo buraryoha. Ni Kelly Munyakazi. Sana. So buri muntu wese rero ngo twasanze ari Munyakazi. Buri wese mwasanze ari Munyakazi. Ariko keretse ubaye uri umunebwe. Ariko ni byiza kuko nk'abana b'abari bakureba b'abakobwa hano hanze arabashobora kuba bitinya mu mpano zabo, cyangwa batanashugurika sana ngo bazishakemo amafaranga. Abantu benshi bazi kuririmba hano hanze, wenda kujya mu rusengero simbyanze, ariko akajya uko akara honyine abasha kubonera space yo kuririmba, kandi abizi ko within afite tara nini cyane. So rero ufite ikintu usobanuye kuri bo. Arabujya ugira inama se? Arabona benshi mu inspiring abakobwa bakunda kuririmba.
hari nk'uwo wumva ukumva azi kuririmba pe, azi kuririmba kandi yabibyaza n'umusaruro, ariko nyine ugasanga ntacyo ari kubikoresha. Njye mubwira ibyo ngomba kumubwira, cyane ko aba ari umuntu mukuru ufite imyaka y'ubukure, akihitiramo akareba kuko buriya hari abantu babiri. Hari umuntu buriya uzi kuririmba ubizi pe, ariko adashobora kuririmbira mu bantu. Reka da. Nyine uko wamubwira kose, uko wamwigisha kose, ugasanga we nyine ni impano nyine yisanzemo, ariko ugasanga ni impano adakeneye gukoresha, yifite nk'ibindi ari gukora. Ku buryo uramubwira ABCD wabikora gutya, byakorera gutya, ariko akakubwira ngo I'm not interested. It is that, nyine urabyihorera, ariko wowe wabanje kumwereka inzira n'uburyo yabikoramo. Ariko hari ababa interested, akaba yanakubwira ati basi uzanyereka inzira, ukamworienta aho ushoboye. Yes. Hari na case ushobora kubuzwa n'abantu utuyemo, cyangwa se imyemerere yawe, ababyeyi, icyo kintu kivuga iki? Ko kurimba n'iby'ibirara, kurimba no. Abenshi niko bifata, ariko ntekereza ko bigenda bihinduka, kuko bagenda babona ko noneho nabyo ni area y'akazi. Kuko ntago mu burezi bw'igihugu bashyiramo ishuri ryigisha umuziki ari ibintu by'ibirara. Ntabwo bishoboka. So rero bamwe nyine mu myumvire ya kera byari bigoye, kwa ko nanjye nkitangira mu rugo byarabagoye kubyumva, ariko bagira aho babona benefits yabyo, babona ko nta kindi kibi kirimo, kubera ko buriya ahantu hose waba uri, kariya iyo ariyo yose waba urimo, ntabwo ishobora kugukuramo ikintu kikurimo. Nimba uri ikirara waba ikirara, uri kora no hehese no muri banki, ntabwo wabikirara. So rero iyo ngiyo ni hari ikintu kiba kiri mu muntu utamukuramo. Ntabwo bivuze ngo ni ukubera ko umuntu ari umunyamuziki agiye kubikirara. Oya, nyako nimba ari ikirara, n'ubundi mu muziki azawukora be n'ikirara. Of course. Ni nk'uko nyine n'undi azajya kubaka, ariko usanga akora utudega, usanga ari muri banke, akora muri banke ariko afite utudega tudasobanutse. Umuntu nyine arivukira, afite buri muntu afite characters murimo. Ntaho rero bihurira no kuba umuntu afite iki kintu runaka akora. Nihe story y'ababyeyi bawe umunsi utangira kuririmba bakamenya ko ubishaka kubigira profession, babyakire bate? Ntago babyumvishe, byarabagoye, ariko bagiye babisobanukirwa. Ntago nyine bumvaga ukuntu nzajya ngenda saa moya, saa mbiri, nkataha saa saba z'ijoro. It was hard. Byari bigoye, ariko urundi ruhande bashobora kuba baranabyumvishe bitabagoye, nari mukuru. Kwa ko nabitangiye ndi kwiga university. Ntago nari wa mwana ugiye guta ishuri. Kwa kenshi ari igihe umubyeyi ahangayika, wenda nk'umwana akiri mu ishuri agahita avuga ati buriya n'ishuri areretse. Kandi naho nigaga ntago nigeze mfailinga pe. Niyo university niga murumva nari mbashe kwiprograma music nkayikora, kandi n'amasomo yanjye akagenda neza. So rero urumva for the first time ntago bahita babyumva neza, ahita bavuga ati se ko wari ufite ibintu uri kwiga, ko nyine ayo makenga abaho nk'umubyeyi, ariko bitewe n'uko aba yarakureze, n'uko aba yarabonye imikurire yawe, ntago byabafasha igihe kinini cyo kugira ngo bumve ko ibintu ngiye gukora n'akazi, ni ibintu bigiye kugira icyo bingezaho. Ntago byabagoye, gusa nyine bwa mbere byarabagoye pe. Papa ntago yabyumvaga, nyine yumvaga nyine bidasobanutse, bitari catchy, kubera ko urumva biterwa na story bumva behind. Abantu babwira abantu baririmba nijoro babajya kwicuruza, nyine urumva abafite amakuru atandukanye. Ariko buri ikintu utarimo cyangwa ikintu udafitemo experience, noneho iri dialect, abantu bakubesha ibintu byinshi. Hari ibintu buriya tubeshwamo byinshi kubera ko icyo kintu wowe utakigereramo, cyangwa udafite uburyo buri direct ubasha kumenya amakuru noneho ya nyayo. So rero ntago nari kubibarenganyiriza, gusa ikintu nabishimiye nuko bitabafasha igihe. Ntago byabafasha igihe kugira ngo nta n'ukwezi byafashe. Bavuge bati kuva ino nuze ukoze bino bintu, you are grounded, ntabwo uzongera kuva hano. Nobody, nta muntu wari groundinga, kuko babimenye ndi muri vacances, muri detente. Yo nabaga ndi ku ishuri, ntago nabaga ndi gutaha mu rugo. Detente bayimaragamo ibyumweru bibiri. So nubundi papa yarambwiye ati nubundi uri ku ishuri, I don't know what you do, urakuze bihagije, ubu ngubu uzi icyo ushaka. So nimba koko ubona ari byo bigufitiye akamaro, go and do your thing, genda ubikore kandi nyine ubikore neza. So papa ashobora kuba kabisa asobanutse. Ntago byagoranye. Agendanye n'umuvandimwe angaha, umupianiste Peter in the house. Peter, meze bite se Peter, meze bon?
ni wowe ugiye guhitiramo Kelia indirimbo ya mbere agiye guheraho kuko kamwe ntabwo yaducika. Kanywa amazi. Okay. Kanywa amazi ugiye kunsaraza. Kanywa amazi birashira. Baby, baby, simukundira money. Sexy, sexy, sinshaka abandi b'amasai. Iyo ndwaye aramfumbata aye akamfureba. Niyo ndita my good vibes baziko nzimanika tanzamenya ubushita nkorera inyuma umuwari inyuma sawala nibazo nibyo mbarusha baziko nzimanika tanzamenya ubushita nkorera inyuma umuwari inyuma sawala nibazo nibyo mbarusha ntibazi yuko mbizi ndabizi yuko nawe yaguhaye ntibazi yuko mbizi ndabizi yuko tumuseringa. Yes, bamwita Kelia. Urabizi ko ufite ijwi ryiza se? Murakoze. Niko. Uburyo uririmba mu ndirimbo ni nako uririmba live. Buriya birahura. Njye ndimo ndumva nta difference. Tuntu bashiramo bakita indyoshya birayi, n'indyoshya birayi. Mu majwi se? Cyane. Oya, ijwi numvise rwose riri naturel. Indyoshya birayi, turyoshya tutwita indyoshya birayi. Ubwo mu ndirimbo turatwita iki? Indyoshya amajwi. Oya, ahubwo wenda dufate kano kanya. Indyoshya birayi. Aka kanya turi kubikora gute? Aka kanya iyo nta atarimo izo ndyoshya birayi babyita gute? Nk'ubu ngubu. Eko ngubu abyita umwimelele. Umwimelele. Kelia kabisa nkunda vibes zawe. So, none se niko ke. Karamem. Uyu muziki tureke muri studio. Uyu muziki impamvu wenda tunagarutse ko twavugaga mu kanya uburyo ababyeyi batabanje kubyumva ari giye bumva ari nta kintu cyanavamo. Ubundi uyu mwuga ugira amafaranga. Biragorana ari karaboneka. Bigoranye gute? Biragorana. Iyo gigi zitabonetse nyine. Buri kintu cyose nyine kiba gifite ama challenges yabyo. Yuko n'umucuruzi nawe yatabonye abaguzi arahomba. Yego. So n'umuziki rero birakunda. So noze urabona mu minsi ya mbere aho ngaho mu mahoteli nayo habaga imiziki bisope sana. Nungu musigiye mwicara mu karimba imiziki iri moderne mu kandirimbo z'ibyongereza ibiswa iri mu karirimba na Spanish. Hari no mushari kurimba igihebrew. Ndavuga ni wow. So ni gute abanyarwanda bakira uno muziki kuko ntago bisanzwe hano atabaga ari igisope na n'umuntu wahajyaga. So urumva iyo akenshi ariko biterwa na miriye wagiyemo hari ahantu ujya ugasanga n'abantu bakeneye indirimbo za kera gusa. So niyo mpamvu akenshi biba byiza iyo ubasha kwiyadapta wenda nko muri styles nyinshi cyangwa se nyine wenda ugahita mukavuga ati nzakora gakondo gusa ugashaka gigs za gakondo gusa cyangwa ukavuga nzakora igisope gusa. Naho kubera area ziratandukanye abantu basohoka basigaye batandukanye araho usohokera ugasanga nyine harimo n'abanyamahanga urabizi ko u Rwanda ruragendwa cyane. So rero ntago wajyayo ngo bakorere ibisope gusa. Rero hari aho ujya nyine bikaba ngombwa ko umixing bitewe n'abantu. Akenshi biba byiza iyo ubasha kureba abantu bari imbere yawe ukavuga aba bantu bari imbere yanjye n'urubyiruko. Rero urubyiruko ntago ndi bubakorera ibisobe. Ukamenya noneho ikintu cyo gusavinga abo bantu bari imbere yawe. Wahagera wasanga abo bantu ari bakuru, of course ntago uri bubahe bya bintu by'urubyiruko. Niyo ukanaza munagamo kamwe kakandi uzi neza ko kuko hari zo tuzi neza ko n'abantu bakuru basigaye bisangamo. Nako ukakabanagira ariko nyine akenshi bigusaba kureba abantu ufite bameze gute. Ndabaha iki. Kose ntago wajya gusavinga abantu nyine ibintu yubahaye ibintu binyuranyije uba wadekona nyine uraraburiza.
so nawe ubundi shaba n'ibihinde rwose biraririmba ibaze hari nawe ugenda ugasanga umuntu akakuririmbira igishinwa atazi nicyo gisobanuye akarimba Samsung cyane barabiririmba rwose. Kelia gukorana indirimbo n'umuntu nka Rinsana bisobanuye iki mu muziki wawe? It was a big achievement. Yari na achievement n'intambwe nziza cyane. Intambwe nziza cyane ibikwereka ko n'ibindi byose bishoboka. Yego. Kwereka ko at least you have something ufite ikintu ya. Kubera ko ntago umuntu nkuriya yapfa kwemera ko mukorana nta kintu ufite of course. So rero ni intambwe nini cyane kandi n'irindi tafari rijya kubaka ku cyizere wari ufite hari ikindi kintu aba yongeyeho. Kuba mwarakoranye indirimbo ubona byarakugejeje he byagukuye bikujyana he? Aho narindi of course na nyuma yo gusohoka kwiriya ndirimbo hari indi audience. Hari indi audience wawungutse. Abafana barengere. Kubera ko ufite audience nawe afite audience noneho n'abandi babashe kubona ko mwakoranyaga n'uburyo baba bamwizereramo akavuga ati okay kuba yemeye ko bakorana of course hari icyo yabonye ko ashoboye rero hari audience bikongerera. Audience iyo witegereje neza usanga ariyo ntego wari ufite ujya gukorana indirimbo nawe niyo wari ufite hejuru y'izindi zose? I just wanted to have a song with her. I want to have a vibe with her. I'm a big fan of her, so okay. Ibindi byose is the outcome. Yes. And of course, you koze indirimbo umuntu abakeneye ko abantu bayumva, ukeneye ko abantu nyine bumva ikintu wakoze. Of course na audience birimo. So no kuvuga ari Nsano ya playing zero nini cyane muri prominence yawe. Iriyongera abantu bari bakuzi ahangaha n'abatatekerezaga ko wanakorana nawe erega n'abasanzwe bakuzi hari urundi rwego bahita bagufata nawe urumva hari ikindi cyizere bahita bakugirira of course. So rero mu kanya uremye indirimbo ufitanye na Sano turashaka kumva indirimbo yawe uri wenyine muri ya singles yawe ntabwo agenda utayiririmbye. Bitwaye iki se? Peter, uri ready? Okay. He was born ready. I just wanna kiss you. I just wanna feel your essence in my veins. Unyongerera imitsi, iyo kuguma kwisi. You're so romantic, I love it. Whoa, together mean forever. Together mean forever. Together mean forever, forever. Together mean forever. Together mean forever. Together mean forever, forever and ever. Wow, I love this song. Wow. Keri, urashaka umuntu umugabarire se? Oya, ntago ari. None kuri kunera promotion. Ngo atemba ajya mu nda ntago ari. Ntago yareka ngo yigaragaze. Aya ngaraza gusohoka. Ati kibazo menye utajya unarira byibuze abandi bararira ngo bikagaragarira. Urebye nk'inda ya Peter watubibona ko ajyanyuza amakarira. Yego. Yes, indirimbo nziza cyane bita Together. Ndibuka ino ndirimbo ukisohora inyarwanda yisi kwandikaho inkuru. Akora ikiganiro inyarwanda bari so ino ndirimbo ni niyo Bosco wayanditse? Yego. Kelia ndagira ngo tumire niyo Bosco mwahuye gute? Niyo Bosco mwe mu bandika indirimbo nziza cyane. Ni gute wabasha kumugeraho? Bambwiye ko ngo utajya wandika indirimbo. Ni gute wamugezeho kuko indirimbo ni nziza nta kinigeze andika kibi mu ndirimbo zose tuzi yaremye. So guhurana niyo Bosco byaje bite? Musanzwe muri inshuti cyangwa? No Bosco tuziranye guhera 2020 muri icyo gihe nari ndi muri kazi kuko bigeze kuza kuri codingirayo nibwo twamenyanye duhuzwa na gitari cause twahuye mfite gitari yaba yaragize ikibazo mbahi yanjye so tukajya duhura kenshi nakunda kumuha gitari yanjye nyine tubabashuti gutyo. Icyo gihe nabwo yanyemereye indirimbo nambwe ntiwazanye indirimbo ko ntazi kwandika ndambwa ndayikwemereye that's time arambwa nzaguha indirimbo so rero ubwo nayo byabaye ngombwa ko ikorwa muri uyu mwaka. Niyo Bosco agomba nanjye kuzanyandikira indirimbo. Ni umwanditsi mwiza cyane. Nari nzi ko ahenze cyane umuntu adapfa kumugeraho. Ni ukuvuga wowe wamugezeho mutera injuga z'ubushuti. Uburyo turi inshuti n'uburyo muri inshuti birahura. Ndabizi nabimenye. Niyo mpamvu.
ubwo uzi ko uzajyana nose muri inshuti zisanzwe cyangwa turi inshuti bisanzwe cyangwa muri iyo minsi mwabanje guteretana turi inshuti bisanzwe nose undi niwe bosco aguteresa aricyo bitwaye ntago yantereta ntago yagutereta umuhungu wanjye n'umuhungu wawe uzabimubaza nose nko mu gitondo azahita akubwira ko ndi anti hari igihe mu gitondo washiduka ejo ndi nabonye prank agatereta anti ariko namwe murakabishe koko nabonye prank ya Titi Brown ejo bundi amagaye Nyambo ari kumubwira ngo ndagukunda kandi baraba bestie wowe nta buryo buriya waba waragize ko kagira ga crush Bosco cyangwa kakakugira sha ntabikubwiye okay nta byabaye imagination down yes ino ndirimbo yasohotse nyuma y'ingi wakoranye na Rinsano kubera iki abantu benshi kuko utayizemo imbaraga nk'izo wagiranye na Rinsano nuko yaje ari single ko cyane batayimenye cyane nayizemo imbaraga kuko ntacyo nakoreye iriya ntakoreye yeah none ubwo ariko wenda ubwo urumva hari igihe hazamo iyo influence yo kuba irimo uwo mu artist munini I think ariko ntekereza ko promotion nakoze kuri iriya ya mbere still n'ubundi ariyo nakoze kuri yeah okay so tugenda tugana ku musozo hano mfite utubazo bakunze kuvuga ngo abaririmbyi ibibazo byawe muri siyanse ishuri narangije kera simeruka gufata ikayi ubu dukunda gutestinga IQ gato maze nkwibutsa tubanza twibukiranye tugira utuntu twibukiranye utanteza ngewe ikintu ubu ngubu nsigaye mfatana lyrics ubwo ugiye kumbaza ibiki ko nawe ugiye kunteranya murabona kintu ngiye kukubaza giteye kera nyiga nari umuhanga ariko ubu narabyibagiwe mbanze nise nari umugabo nago tuyihereze none se ngiye ugiye kumbaza ibintu ntakiri kwiga ese kugize ubwoba bagira ngo nzajye kubaza bilete zawe wasanga ziteye ubwoba umva uzambwira nzikwereke bilete zanjye ndanazifite nanjye uzifite so tujya tugira aga section ko kubaza nuze byo ngo testing IQ y'umutumirwa ariko nago biteye ubwoba ayiwe kaze kuki utabimbwiye mbere ngo nkore buryo koroshye uramutse kuba mwiza babifungira bafunga imyaka ingahe kuba mwiza babifungira nafunga imyaka ingahe ntafunga burundu okay that's a good one kora hano that's a good one love it brother burundu none se funguzo bakazishugunya ngubu dusipoze ko hashize imyaka 10 uvutse ego wavutse imyaka 10 itambutse aka kanya bafite imyaka ingahe hashize imyaka 10 mvutse ubu ngufite imyaka ingahe 10 okay ufashe ingofero y'umuhondo ukayijugunya mu nyanja itukura byagenda bite ufashe ingofero y'umuhondo ukayijugunya mu nyanja itukura yagomeza ukaba umuhondo okay so yatohari kigakomeza ukaba umuhondo okay Keria kuri kuntera ubwoba uri mu isiganwa uri kubikora cyane cyangwa uragira ngo muzabazagira iki ngira ngo ushaka ko nzakotora zo twagiye uri mu isiganwa abo mwagukotoza okay mbaza iki uri mu isiganwa nzira ko bigiye kurangira uri mu isiganwa byo kwirukanka yego uramutse wirukanse ugasiga uwa kabiri wowe uhita ujya kuhe mwanya ndi mu isiganwa ryo kwirukanka ariko kugira nsubiza wihuta Keria uri mwanya uri mu isiganwa ryo kwirukanka urirukanse uciye kuwa kabiri wowe uhita ujya ku mwanya wa kangahe najya kuwa kabiri okay that's a good one so I'm a genius Keria ko afite ubwenge bwinshi IQ yagira hejuru ngiye ubwo murangura n'ibiraha hano n'abantu bagura ibiraha murahita mungurira ibiraha ntago ibi bizamini byose nabitsinda ngo ndabyemeye Keria ko iki kibazo nta muntu ugeze mbibaza ngahita bisubiza gutyo okay mbaza iki indege iramutse ivuye hano ikajya mu Burundi yanze igakorera impanuka ku mupaka neza hano u Rwanda rugabana n'u Burundi ubwo abarokotse babashyingura mu kihe gihugu hagati muri ibyo bibiri arabo mu kihe gihugu se baba baturutse mu Rwanda nyine kujya mu Burundi gusa impanuka igakora umupaka igakora impanuka ku mupaka umupaka w'u Rwanda n'u Burundi yego itarinjira mu Burundi yarinjiye mu wundi agace gato ariko nyine yari igice cyo mu Rwanda n'icyo mu Burundi hagati na hagati abashyingura bapfuye bose ntago iki kibazo gisubiremo cyo kiracanganya indege ihagurutse ijya mu Burundi yego nta nubwo ijya mu Burundi simbize by the way okay iri kugenda ariko igeze
igeze ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi ihita ikora impanuka igice kimwe ewana i Burundi ikindi mu Rwanda. So abarokotse bazabashyingura hehe mu kihe gihugu hagati muri ibyo bibiri? Bazabashyingura mu Rwanda, bazabagarura. No se ubuze abarokotse? No se abantu barokotse barabashyingura ari bazima, bashaka guhamba abagenzi. Abarokotse wowe niko navuze. Okay, ako ntago nari Ariko nakumvisha witwaye neza mu bibazo bitanu bine byose wabisubije, kandi ibyo byari byo uranjijishije. Ako kantu k'abarokotse ntago nari nakumvisha ko nakubajije ngo bose bapfuye se, uranjijisha ntiwavuga ubwo ngira ngo bapfuye. Ukimara kubimbaza bisumwe ngo subiramo ikibazo, ngisubiramo ngira ngo ujya no kwita umfata, urangije uhita usubiza gutyo kandi none ngisubiyemo neza kiri plan. Oya ntago nari ngitekereza ku buryo abantu bose bapfuye. Yes, kiri atugenda tugana ku musozo. Ijambo rimwe ku bana b'abakobwa. None zigusanze banza umbwira IQ yanjye abasanze wowe. Nuze mu ratingire hehe from 1 scale to 10 cyangwa from 1 scale to 100? None siri kubaza ibibazo bya ntago ubuza amanota. Ubariza. Mbwira hu. Ni ukubaza ngo wereze ku 10 cyangwa ku 100 kuko uburyo biri validating mu buryo butandukanye. Igerayo gato. Mwarimu yagiye kuzana ikizamini abashyizeho amanota turi gukoreraho. Nakoreraga ku manota ngahe? Okay. Wagize amanota 7 ku 10 witwaye neza. Nishe ikibazo kimwe ngira 7. Cyanyuma cyo gifite amanota 3 yose. Okay, ni ibibazo bitanu wagize 8 ubwo buri kimwe kiragira birabiri. Ikibazo 8. Niko keri. Kombona ari kuba umufilozofe. Kwinota ryanye ntwari kuri intwari. Okay. Yes. Murakoze rero ubwo IQ yanjye mbashe kumenya ihagaze. Tugenda tugana ku musozo Keria. Ijambo rimwe ku bana b'abakobwa bafite impano babuzwa kuzerekana bitewe n'ibyo biyumvamo, n'ubwo bafite bwo kuba criticized muri societe, ndetse n'ubwo bwo gutinya kuba nta muntu bashyigikiye, yaba ari ababyeyi, yaba ari societe, yaba ari bagenzi babo. Impano zitandukanye no bitabo umuziki gusa. Igihari like nk'inama nagira sinabakobwa gusa kubura n'abahungu babaho like nuko nyine côté faible akenshi igigaragara kuri ku bakobwa, ariko twese c'est la même. Hari igihe n'umuhungu aba afite impano ariko nawe bakamuca kime, ibyo bintu ugiye kugiyemo ni ibyiki. So impano rero nagira umuntu uwo ari we wese waba ufite talent cyangwa waba ufite ikintu yumva ashaka gukora ariko abantu bakagukritiza bakaguca intege ku buryo wumva ko bitakunda. Icyambere wowe ugomba kubanza ukireba, ukirating, ukavuga se ikintu ngiye gukora kirakwiye, like ukabanza ukirating, noneho wowe utera intambwe ugatangira ugakora. Nutangira gukora ukaba proving wrong, ndagusezeranya ko buri muntu wese wakubwiye ko ibintu uri gukora atari byo, ibintu uri gukora biri mu murongo mubi, arakugarukira kandi akugarukira we nta zindi mbaraga ushyizemo. Wowe ikintu ugomba gukora, kora ikintu uzi ko ushoboye kandi ugikore neza. Ugikore neza, your best, more than your best, then you prove them wrong. Rero numara gukora icyo ngicyo nta nyine for the first baragukritiza, ariko nyuma na nyuma wa muntu wakubwiye ngo ntibishoboka ntibigira gutya niwe ugaruka akakubwira wow you did it. Urumva rero umuntu yo kujya kuba proving wrong, wenda nk'umwana ukiri mu rugo nta guciye mu ijambo, nimba batamwemera ko asohoka ni gute azaba proving wrong? Nihangana banza kurerera cyangwa gure studio ashyire mu cyumba azaza. hari imyaka nyine kurumva nanjye ntekereza ntashidikanya ko iyo ntangira muzike nkiri muri secondaire ntago byari gukunda. Icyo gihe nari ndi under my parents nyine guidance, nibo bagomba kunguidinga. Ariko ku muntu utangiye university, ku muntu uri kugira gute, sometimes ariko hari n'igihe rimwe na rimwe nyine bari ngombwa ko bigenda gutyo, kubera ko urumva nshobora kuba nari kwirundumurira muri ibyo ngibyo simpa agaciro amasomo, kandi ubu ngubu diplome mfite ntago ziri mfabusa, icyo zamfasha ubu ngubu. So rero nimba wenda bashobora kugutuma utajya gukora ibyo ngibyo, ariko wenda ukanyuza ku ruhande ukagisha nk'umuntu kwigisha ku kagitari, ugakomeza ukandika, ugakomeza consistency yawe nubwo waba utari kubijyana, ariko igihe kigeze uba ufite ikintu noneho wakoze muri cya gihe bari bagufite muri ya guidance yawe, nawe ufata umwanya wo gutekereza. Ujya kubona noneho wa mwanya wo kwirebaho ntawe uri bukubwire ngo iki wigikora, ufite icyo wabashije kubika muri cya gihe. So we cyambere no kudacika intege, buri ikosa rya mbere no gucika intege. So kudacika intege gucika intege nawe ubwawe kwibwira ko ikintu kidashoboka, buri iyo nicaye nkavuga ngo iki kintu sindi bugishobore, niyo we waje ukambwa ngo nagishobora ntago nagishobora.
pfa kuba ngiye navuze ko kidashoboka. So icya mbere no kudacika intege no kumva ko nyine ikintu gishoboka, nyine wowe ubwawe ukitera courage, abandi bose bazi inyuma yawe. Yes, kuko abanyempano bakunze kuba ari batoya, niyo mpamvu nari kuri urwo rugero ngo nk'umwana uri mu rugo batemerera. Gusa the other advice yagenda ku babyeyi, ababyeyi basapotinga abana. Byakabaye byiza ahubwo batinyuke berekana impano zabo. Byakabaye byiza nimba ubona umwana wawe akunde iyo muzike, tangira umenye ngo umwana wanjye akunda iki, akunda piano, mushakira umuntu amwigisha akiri mutoya. Kuko niho handi uzasanga ngo muri American Got Talent ubonyemo umwana w'imyaka 5 ari gucuranga piano n'umuntu mukuru ngo batashuranga, ukabona ari gukora ikintu kirenze uwo mwana umubyeyi baramubonye, kuko buri umubyeyi bari mu bantu bakudetectinga akaba ari kubona ikintu ukunda. Ariko twe turacyafite faiblesse yo guhita dushyigikira abana nyine muri culture. Ariko umufa ahubwo wakamubonye ugahita utangira kumushyigikira ari aho ngaho. At the end of the day uranga kumusapotinga muri iyo muzika arimo, uranga kumusapotinga muri iyo art yiwe yo gushushanya arimo. At the end of the day ntabwo uzamukuramo iyo mpano, azajya kwiga ibyo bindi byose ashaka, ariko n'ubundi uzasanga ari gukora bya bindi wanze ko akora. Kandi wakabaye waramusapotinze muri cya gihe yarakiri muto, noneho ukagakura muri iyo miliye ku buryo biba atari ibintu agiye gukora ari mukuru, agiye gufonda ari mukuru, biba ari ibintu noneho wamutangiye akiri mutoya. Nimba ubona umwana akunda football uza kwaho hafi ari academy, iyeranje umujyane mu academy. Nimba ubona akunda muziki uzi kwaho hafi ari aho ari bwiga umuziki, mujyane. Nimba akunda karate, mujyane akiri mutoya, kuko ni nabwo noneho ahubwo akorera muri cya kintu cyiwe. So birasaba rero ko n'ababyeyi baguka bagasapotinga abana mu bintu babona ko bakunda, kuko nta kintu cy'imfabusa kibaho ku isi. Nta Imana yabaremye se ngo bimfabusa. Buri kintu cyose kiba gifite impamvu, afite impamvu ari nayo yavukanye iyo mpano. Rero babyize iyo umusapotinze muri iyo mpano akayikurana, uba proud yiwe. Hari igihe agukorera akantu nawe ukabireba ukumva birakurenze. Ariko iyo utamusapotinze boom, abikora ari we wirwanyeho, nawe ahubwo ukabashema, ukajya uvuga ati yo mba naramuretse. Uhise ubivuga hano, ari no kuza kubikubazaho ijambo rimwe ku bana b'abanyempano, ku ijambo rimwe ku babyeyi babo. None ni ryabuye rimwe ry'inyoni ebyiri. Yes, umuziki wawe sasa ni gute twawubona? Ino album yawe ngewe particularly ndashaka no kuyumva, urambwirira hano unabibwira abanyarwanda. Mfite na platforms abantu bagusanga. Yego, platform zanjye rero mfite YouTube channel nitwa Kelia Official. Niho hariho izo indirimbo zanjye zose, niyo album iracyari hari audio, ndi kureba uburyo nakora ama video. Naho nayishyizeho, nabanje kuyishyira ku ma audio mark, ama Spotify, then abantu bakomeza kunyandikira bambwira ko abenshi batari kubasha kuzaccessinga, hitamo nazo zo kuba nshyize ama audio kuri YouTube. So urumva rero kuri YouTube nitwa Kelia Official, Instagram nitwa Kelia Official, TikTok nitwa Kelia Official. Hari abantu benshi tujya duhuriraho ndi kubakorera akantu k'aka live, njya mba blessing ako kantu k'aka live karyoshye cyane. Urumva rero TikTok kera murayikeneye. TikTok abantu duhurirayo barabizi. Ikibazo ariko nuko banshinja ko mbaraza bicaye gitondo bakajya mu kazi basinziriye, ariko nge barabizi ko mbakunda nyine. Kuri Snapchat naho ni Kelia Official, Twitter ni Kelia Official. Urumva ama platform yanjye yose ni Kelia Official. Ariko kuri Audio Mark, kuri Audio Mark naho ndumva ari Kelia Official. Kuma Spotify rero, Spotify, Amazon, nkoresha DistroKid nyine distributing aho hose. Ho hariho Kelia. Ugiye kuri Kelia nyine wanditsemo Kelia. Kelia wa spelling nge mwana Kelia byandikanye mwinshi. L ebyiri ndende, I-A-H. Ubwo nyine kuko utangiye mu Kinyarwanda, nagira ngo nuburaza kuvuga ara mu Kinyarwanda ngo L la natwe ugiye guspellinga mu Cyongereza K birangije. Yes, it is what it is. So naho ngaho rero album yo yitwa Rubimburirangabo. Rubimburirangabo, iyo indirimbo irimo, harimo indirimbo yitwa Rubimburirangabo, akaba ari indirimbo nakoze dedicated to his excellence, president wacu. So igizwe n'indirimbo 8. Igizwe n'indirimbo 8. So
mwanyarukiraho mukazireba. Ni indirimbo nziza pe, ntago ari Indirimbo umunani. kwikunda cyangwa iki, ariko ni indirimbo nziza no ku bantu bose bamaze kuzumva, feedback maje kumva yajyanye n'ibyo nanjye numvaga. Akaba ari indirimbo zanditswe n'umupapa bita Rugaba. Rugaba ukina muri Papa Sava. Ya ego Zose ukina muri Papa Sava ego. Kelia tuzumva indirimbo wiyandikiye ryari? Umwuka wera Basi reka nangendera tuzayumve niba ari nambi tuvuge tuti basi ego Kelia cyumva none. ngenje ntago mfite umwuka rwose wo gusohora. Ndimo ndagushuka. Uwo ntawo mfite. Ntago ngiye kuzabiyemera ngo mbasohorere ikintu kibi. Abandi kaze bakaba bari aho ngaho bakora ikibaje baza bamfasha. Ntabwo ari igihe umwuka ashobora kungenderera ndyamye akamba ikintu cyiza. Ukabona indirimbo mu nzozi. Reka nkuremere. Nkayibona mu nzozi. Yes, Kelia turagushimiye ko twakwakiriye rwose, ariko urabizi ntago naguhereza, uragenda uturimba indi ndirimbo rero ya nyuma, ariko nimba ari ijambo wageneye abanyarwanda, nimba hari ikintu ushaka kubwira abanyarwanda, kuko mu by'ukuri ndabizi no muziki uragoye. Yego ntago abasponsa uzabwirira hano, ariko abanyarwanda buri basabye, abanyarwanda bagwa neza. Hari ikintu bakeneyeho kugira ngo no muziki bagushyigikire, wakibabwira twita tugera ku ndirimbo ya nyuma, tugushimira rwose tuguherekeze tugeze mu rugo. Ikintu nasaba abanyarwanda nta kindi ni ugukomeza gusapotinga impano yanjye n'iz'abandi. Yaba abanyarwanda bafite dufite impano nyinshi, so mukomeze mudusapotinge rero, mwumve indirimbo zacu, muzisharing, like iyo indirimbo yawe iri kurebwa urabibona, kubera ko bisigaye byaroroshye kubera ama social media, indirimbo irazamuka ukabibona. So rero mu supporting muzumve, wayumvishe ayisharing inshuti ze, nyine bigende bikura, kuko iyo bimaje gukura mu rugo no hanze ntibigora kugerayo, urabanza ugahera mu rugo cyane. Ndabakunda kandi ndabakunda cyane pe. Yes. Mutuma nkomeza. Sabateye agatoma subwo mwamukunze. Ntago ari umutoma, ibindi kuvuga nibyo, ntago ndi kubatera imitoma. Ariko umutoma ari gibeye. Yego. Ari giye utera imitoma. Wowe bateye umutoma utabeshye. Mbabwiye ukuri, ndabakunda pe. Yes, twagiye. Pianiste arakuzi cyane kurya atanakubaza ngo dukore iyihe. Uyu nguyu turaziranye cyane. N'ibihe byose. Ndabona umeze neza, akamwemwe katakuva ku munwa, ibineza neza byakurenze. Urandeba nk'utamerutse kandi twirirwanye, uramfata ukankomeza, wumva ibintu bibaye bindi, uramfata ukankomeza, wumva ibintu bibaye bindi. Wowe kuko hari icyo urusha abandi, uramfata ukankomeza, wumva ibintu bibaye bindi. Wowe kuko hari icyo urusha, mon baby 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 baby, mon baby 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 baby. Hey, that is Kelia. Ndumva nibuze, ndagushaka bikomeye, reka nkwegere nkubwira kandi ku mutima, nyemerera nkusimire kuko ndazirikana ko waserutse nk'akageze mu butayu, uramfata ukankomeza, nkumva ibintu bibaye bindi. Wowe kuko hari icyo urusha abandi, uramfata ukankomeza, nkumva ibintu bibaye bindi. Wowe kuko hari icyo urusha, mon baby 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 baby
uramfatuka nkomeza nkumva ntibwacya uramfatuka nkomeza nkumva ntibwacya uramfatuka nkomeza nkumva ntibwacya I just wanna touch you, I just wanna love you uramfatuka nkomeza nkumva ntibwacya uramfatuka nkomeza nkumva ntibwacya uramfatuka nkomeza nkumva ntibwacya I just wanna touch you, I just wanna love you. Yes, Kelia arakoze cyane, umuhanzikazi mwiza cyane w'umuhanga, ufite imiririmbire myiza cyane ndetse n'ijwi irihebuje. Yes, twibutsa ko mwadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, ni Only One kuri Instagram, kuri TikTok, wadusura kuri website yacu www.onlyone.com. Yes, mwibutsa gukora like, share na subscribe. Kelia, nitwongera kuguhamagara tuzakubona kuri telefone wambonye. Yes, turagushimiye. Oh yeah, ntago yambura wese ko niyo wabura ko naza aho wacurangiye. Yes, turagushimiye cyane Kelia, murakoze cyane, mwakoze namwe kunyakira. Imana ibahe umugisha, mukomeze musupporting impano.